Ninkuguza nkeneye amafaranga nkagira ni ihangane ukubita inzu ibipfunsi wamora inkingi ungurize icyatanu. Ndatekereza nashidikanya yuko mu maso yawe hatazahita habura kwita hazamo ishusho y'umunyarwenya Kazungu Emmanuel, uyu twese twamenye nka Mitsutsu muri komedi ya hano mu Rwanda. Iri zina Mitsutsu akaba ari izina ryakundaga kuba ryakoreshwa n'umugande wakundaga gukora utuntu dushimishije cyane. Iyi akaba ari story yabwiwe n'umugande mugenzi we nk'uko kera hari umugabo witwaga Mitsutsu wakundaga gukora utuntu dushimishije cyane, maze ubundi nawe abantu bakabimukundira. Nibwo Mitsutsu yaje gufata icyemezo cyo kumwiyitirira iri zina yabwiwe n'uyu mugabo ngo baje kuba batandukana, ariko kugeza na n'ubu Mitsutsu ahamya yuko ngo batarongera kuba babonana. Iri zina yaje kuba yarikomeza, maze ubundi ashinga sheni yitwa Mitsutsu Comedy mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yakomeza akwagura impano ye. Ariko nanone akomeza avuga yuko ibi byose yabikoze kubwo yabonaga mugenzi we atangiye kuba yacika intege ari we Saropa. Gaha yamuhaga motivation nk'abantu batangiranye urugendo muri sinema kugira ngo hatagira usigara muri bo, maze ubundi bazamukire hamwe babashe kuba bakomeza mu rugendo biyemeje. Si byinshi cyane bivugwa kuri uyu munyarwenya ari we Mitsutsu, kuko urebye ntabwo amaze igihe kinini cyane uruganda rwa sinema, ariko nanone ntiwabura kuvugwa yuko adakunzwe cyane muri sinema. Mitsutsu Comedy uyu akaba ari umunyarwenya ukunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Ibi nibyo tugiye kuba twabaramburira bivugwa kuri uyu munyarwenya Mitsutsu. Mwibutse yuko iyo uri kumva ari Afrimedia TV, ibuka kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wasangira natwe byinshi byiza kandi tugutegurira. Tubahaye ikaze ku byo twabateguriye kuri uyu munsi. Uyu musore wamamaye cyane mu rwenya ku mashini ya YouTube agiye atandukanye nk'uko twabibabwiye, ndetse ngakaba nakunzwe n'abatari bake uburyo yitwara imbere ya kamera. Ibi kandi bikaba binaryohera ijisho uko uri kumureba. Mu mikinire ye ngakina yisanisha n'umunyarwenya wakunzwe cyane Charlie Chaplin, uyu wamenyekanye cyane mu myaka myinshi yatambutse. Kuba muzi yitwaga Shariro, yaba mu myambarire n'ukuntu bitwara aba bombi. Gusa ariko bagatandukanira kuba Mitsutsu we avuga mu gihe Charlie Chaplin atavugaga, ahubwo yakinaga urwenya ruzwi cyane nka silent comedy. Mu kiganiro yahaye Inyarwanda dukesha iyi nkuru, yabajijwe impamvu yisanishije na Chaplin, nawe aterura agira ati Charlie Chaplin niwe narebeyeho njya gutangira gukina. Akomeza agira ati niwe nabonye mbona atakiriho, kandi filime ze zari zikunzwe n'abantu benshi. Ndavuga ni ubwo atakivugwa ntakina mu buryo yakinagamo, hanyuma abantu bakongera bakamumenya, nanjye byakunda bakamenya. Nawe agakomeza akavugwa kuko abambona bajya bambona muri ubwo buryo. Uyu munyarwenya Mitsutsu w'imyaka igera kuri 24, ubusanzwe yitwa Kazungu Emmanuel, yavutse mu 1998, avukira mu karere ka Ngoma mu murenge wa Ngoma, ngavuka mu bana bagera kuri 6, ngakaba ari uwa gatatu. Yizenga imibare, ubugenge ndetse n'ubumenyi bw'isi ariyo MPG. Iyo mubajije kandi iri zina Mitsutsu aho ryaturutse, akubwira ko byaturutse ku mugande wari inshuti ye bari baturanye. Agira ati hari ahantu nabaga hari umugande twajyaga tuganira,
akambwira inkuru z'umuntu witwaga ngo Mitsutsu wagiraga utuntu turyoshye. Yagiye nta kintu tubivuganyeho ko iri zina nzaryiyitirira, turaburana ariko iri zina rikaba risobanura ibintu bisekeje. Uyu musore avuga ko kuba umunyarwenya yabitangiye mu myaka ine ishize, abifashijwemo na mugenzi we Nyagiso ngafata nk'umugiraneza, ngakamugereranya kandi nk'umusamariya uvugwa cyane muri Bibiliya. Yakomeje kandi agira ati kuba umunyarwenya byaturutse kuri Nyagiso wambereye nk'umusamariya. Nyuma naravuze nti nanjye nabigerageza mu bundi buryo butandukanye n'ubwe, nkareba ko byakunda. Ngize amahirwe abantu barabikunda. Nahuye nawe mu 2018, mu 2020 nangira gukora ku giti cyanjye. Uyu musore kandi iyo mubajije ukuntu ahuza imibare no gukina urwenya, agusubiza ko umuntu ngatagikora ibyo yize. Agira ati kwiga imibare nkaba umunyarwenya ni ibintu bisanzwe mu buzima. Ibyo umuntu yize si byo akora muri iki gihe. Ibintu by'imibare hari n'igihe abikoresha ahandi hantu. Yakomeje kandi asubiza abakunze kwibaza niba ukuntu ngakina nta montage irimo. Asubiza ko hari igihe ko bashyiramo montage, ariko ibyinshi ngo bikaba ari byo nyabyo. Aseka cyane yagize ati nanjye hari igihe mbikora nkagira ubwoba, ni ukwigengesera ibiba bibaye bikaba. Gukina kandi hamwe na Mugisha na Rusine kabifata nk'ibintu byamufashije mu kumwongerera ngo uburambe. Ikindi kandi gakunguka abantu ngo basanzwe bafana aba bafana b'abanyarwenya bakunzwe hano mu Rwanda. Avuga kandi ko gukina urwenya ngo biri gutanga amafaranga muri iki gihe kubikora. Akomeza agira ati ibyo Imana itanze nibyo twakira. Nishimira ko ibyo natekereje nubwo abantu bagiye banca intege, abenshi nibo baguca intege. Icyo nishimira nuko abancaga intege ubu babona ko hari aho umajije kugera. Muri aka kanya nibo bamamagara bambwira ngo umerezaho. Ndishimira ibyo majije kugeraho. Umuryango w'aho komoka wamushyigikiye agitangira ngo ntabwo babanjije kuba babyumva neza, ariko nyuma batangiye kuba bamushyigikira. Uwitwa Saroba we bakunze kuba bakinana, iyo umubajije aho bahuye bakubwira ko babanjije kuba bagahura bagahuza, ngo kandi na mbere yaho kuva na kera barakinanaga. Yakomeje agira ati Saroba yitwaga Nevi, twese dukina muri Kiramani baramuhimbye izina rya Ndogo. Yambwiye ko abantu batari kumumenya, mubwira ko ngiye gushinga sheni yanjye kandi nzamufasha kuko yari yatangiye gucika intege. Namubwiye ko nzamufasha gushaka izina turi gukina mu bice bya mbere bya filime zanjye. Sinzi ukuntu yavuze akantu karimo Saroba aba ari ryo zina amuha. Mu busanzwe uyu witwa Saroba akaba yitwa Nevi, akaba nawe agaragara ari gukinana n'uyu munyarwenya Mitsutsu. Mu mikinire y'uyu munyarwenya ari we Mitsutsu yaje kuvuga ko yaje kuba yakunda uburyo Shariro yakinaga, maze ubundi ahitamo kumwigana. Akaba akomora inganzo ye kuri Charlie Chaplin, uyu twamenye cyane nka Shariro wamenyekanye cyane mu mwaka w'1990. Ibi nibyo twari twabateguriye kuri uyu munsi, kuri bimwe byagiye biranga uyu mukinnyi wa sinema ukunzwe cyane kuri YouTube ari we Mitsutsu Comedy. Akaba akunzwe cyane ahanini mu rwenya kandi akaba ngabyishimira uburyo abirimo neza. Turabashimiye mwese mudukurikirana, tubibutsa yuko iyi ari Afrimedia TV. Ibuka kuba wakora subscribe maze ujye ubasha kuba wadukurikirana 5 kuri 5 ukurikirana ibyo tugenda tugusangiza. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.
ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be bombi ni Janvier Katabarwa. Uyu ni umunyarwanda wibera mu gihugu cya Canada. Nanone kandi icyo azwiho cyane nuko ari mu bakinnyi ba filime yiswe Bulletproof. Iyi ni filime imaze amezi make yigiye hanze, akaba yarakinanyemo n'ibyamamare byagiye bimenyekana cyane muri sinema nka James Clayton. Iyi filime kandi ikaba yaratunganyijwe n'inzu ikomeye cyane muri sinema yamenyereho gutunganya filime zikomeye kandi nziza zagiye zikundwa hano ku isi, Lionsgate. Yagaragaje kandi umunezero n'ishema yatewe n'uburyo abanyarwanda babashije kuba babyakira. Akomeza ahamya yuko nubwo ibyo gushima ari byinshi ariko urugendo ngo kuri we rukikomeje. Akomeza agira ati abanyarwanda nababwiraga nti mwakoze kunshyigikira binyuze mu gusangiza abantu filime yacu.